yanditsweho ibitabo, yandikwaho amanovels ndetse inakinwaho filime. Ni inkuru idasanzwe, ni inkuru yasize amateka mu isi, ni inkuru y'urukundo rw'umuromani ndetse n'umunyamisiri. Ni inkuru yabayeho mu bwami bwa kera mbere ya Yesu. Ndagusaba ntukureho cyangwa ngo ucikwe n'iyi nkuru ngiye kukugezaho, inkuru nziza, inkuru iryoheye amatwi. Hashize imyaka myinshi irenga 2000, igihugu cya Misiri cyari igihugu cyiza gifite amasambu yera ku ruzi rwa Nile. Hari umwamikazi rero witwaga Cleopatra. Yari umukobwa mwiza ukiri muto ufite ubwenge n'uburanga bitangaje. Uyu mukobwa rero w'umwamikazi mutoya w'umuhanga kandi ufite uburanga bwinshi, yari amaze igihe arwaniye ubuyobozi cyangwa se ubwami n'umuvandimwe we witaga Ptolemy wa 13. Abangaba bahoraga bahanganiye ubwami, buri umwe ashaka kunyaga undi ngo ubwami abuyobore wenyine. Muri iki gihe abanditsi bavuga ko ubwami bwa Roma bwari ubwami budasanzwe, bwari ubwami bukomeye mu isi, bwari ubwami buyobowe n'umuyobozi w'ingabo witwaga Julius Caesar. Yari igihangange mu isi, yari igihangange muri icyo gihe ku buryo intambara yose yageragamo byabaga bizwi ko ari witsinde nta kabuza. Mu bwami bw'Imisiri, kubera kutumvikana hagati ya Cleopatra na musaza we wari uri ku ngoma, habayeho kuza kwirukanwa i Cairo. Cleopatra arirukanwa ava muri uwo mujyi arahunga, kuko byagaragara ko musaza we ashaka kumwica agasigarana ubwami wenyine. Arimo arahunga, umwamikazi Cleopatra aza kumva inkuru ko Julius Caesar, umuyobozi w'ingabo za Roma, ageze ahitwa Alexandria mu ngendo ze zo kwagura ubwami. Yigira inama rero yo kugenda amusanganiye, yumva ko ari bumukureho ubufasha, yumva ko ari bumwongerera ingabo akagaruka i Misiri kurwana na musaza we ngo amukureho ubwami busigarane wenyine. Akigera Alexandria, yabonye ko kuza kugera kuri Julius Caesar biri buze kumugora. Yigira inama yo kwinjira mu gikapu gikozwe mu mpu, igikapu kirekire yagiyemo akinjizwa nawe urabutswe ibyabaye. Akigeramo indani yakuwemo. Uyu mugabo Julius Caesar atungurwa akanatangazwa n'ubwiza n'uburanga bw'uyu mugore, akanatungurwa no kubona uburyo ari umuhanga, byiyongeyeho n'ubwo bwiza afite n'uburyo yari akiri muto, biramurenga. Ubona ko Julius Caesar yabikunze. Mu bitabo, mu manovo ndetse na filime zagiye zikinwa kuri iyi nkuru, bivugwa ko uyu mugore yari umugore ufite uburanga bwinshi, ubwiza budasanzwe ndetse n'ubwenge bw'ubuyobozi, ubwenge bw'ubucuruzi. Bigaragara ko yari umuhanga mu maso y'umuntu wese baganiraga. Cleopatra yari umugore wavugaga Ikilatini ndetse n'Ikigiriki neza. Yari umugore wavugaga iby'ubucuruzi, ukumva afite ubuhanga budasanzwe. Yamaze umwanya munini aganira na Julius Caesar ku nyungu za Roma ndetse n'ibibazo by'Imisiri. Baganira umwanya uhagije. Julius Caesar atungurwa n'ubuhanga bw'uyu mugore, atungurwa n'ubwiza yagaragazaga mu maso ye. Julius Caesar yatunguwe n'ibintu byinshi. Inkuru y'urukundo nta yatangiriye. Julius Caesar anyurwa n'uyu mugore, ubwiza bwe ndetse n'ubuhanga. Cleopatra nawe akabibona ko Julius Caesar yanyuzwe, agahita arasa ku ngingo vuba. Ndashaka kumfasha gusubira mu Misiri, nkajya kurwanira ubwami bwanjye, nkajya guhangana musaza wanjye, nkamukura ku bwami, nkabugumaho njyenyine. Julius Caesar nta kabuza nawe abona ari inzira nziza yo kugirana ubucuti hagati y'Abaromani ndetse na Misiri. Amwemerera ubwo bufasha, amwemerera kumuha ingabo, amwemerera ko bajyana bakajya kurwana urwo rugamba. Abanditsi bagiye batandukanye bavuga ko inkuru y'urukundo yaba ngaba ari inkuru yihuse, n'ibintu bitigeze bitinda. Abo bahise bajya mu rukundo mu buryo bwihuse cyane. Julius Caesar yari asigaye afata uyu mugore nk'umufatanyabikorwa mu bya politiki, amufasha bungurana ibitekerezo, ari abantu bahorana basigaye babana umunsi ku wundi. Julius Caesar yemereye umugore ubufasha bwo kujya kurwanirira ubwami, bahera ko baragenda batangira intambara.
intambara bayirwanamo igihe kinini, gusa birangira umuvandimwe Ptolémée wa 13 atsinzwe agwa mu ruzi, hanyuma ubwami bufatwa n'uyu mugore Cleopatra. Julius Caesar ntabwo yigeze asubira inyuma, yamaze iminsi aba mu gihugu cyo mu Misiri ari kumwe n'uyu mugore Cleopatra. Bivugwa ko bakundaga kujya gutembera ku ruzi rwa Nile, aho bakundaga kujya gutembera baganira ku bya politike ndetse n'iby'ubuzima bwabo. Nyuma y'igihe Julius Caesar yaje gufata umwanzuro asubira i Roma, ava mu gihugu cy'Imisiri. Ariko nanone muri 47 BC uyu mugore Cleopatra yabyaye umwana w'umuhungu amwita Caesarion. Bivugwa ko nta kabuza ari umuhungu wa Julius Caesar. Nyuma yaho nawe yaje gufata umwanzuro ajya gusura Julius Caesar i Roma. Uyu mugore yatangaje abaturage b'i Roma kubera ubwiza bwe n'imuzimuzo ndetse n'imibavu yiteraga. Byari ibintu bidasanzwe, byari ibintu bitangaje. Abaturage b'i Roma baratunguwe, batungurwa n'icyubahiro n'ubwiza bw'uyu mugore. Nyuma y'igihe bibaniye i Roma bameze neza, bari mu munyenga w'urukundo, ibyabo biza kugwamo kidobya. Julius Caesar nyuma aza kwicwa n'abasenateri b'ibwami bamurwanyaga. Nyuma yo kwicwa rero uyu mugore vuba nta kabuza ahita ava muri iki gihugu agasubira mu Misiri n'umuhungu we Caesarion. Nyuma yaho uyu mugore aza gukundana n'umuyobozi w'Abaromani witwa Antony Mark, ariko nanone ibyabo birangira mu gahinda, birangira bose bapfuye muri 30 BC. BC bisobanura before Jesus Christ, kuko iyi nkuru yabayeho mbere y'uko Yesu avuka. Ubwami bw'Abaromani ndetse n'Imisiri igihe byari biri ku isonga mbere y'uko Yesu avuka. Iyi ni inkuru rero yanditsweho ibitabo bigiye bitandukanye ndetse ikinwaho n'amafilimi menshi agiye atandukanye. Mu bitabo byanditswe harimo igitabo cyitwa Historical Non-Fiction, harimo ikindi cyitwa The October Horse, na filimi nyinshi zirimo Caesario and Cleopatra 1945, ndetse n'indi yitwa Cleopatra 1934, ndetse na Spartacus 1960. Shaka gucukumbura cyangwa kumenya byinshi kuri iyi nkuru, wasoma ibitabo cyangwa ukareba izi filimi. Ni inkuru nziza iryoshye, ni inkuru nziza yanditse amateka. Ndagushimiye rero wowe twabanye, ndagushimiye wowe waduteze amatwi, ni inkunga ikomeye. Ndagusaba wowe utarakora gukora subscribe, ugakanda ku kazogera, tukajya tubana mu nkuru nyinshi zitandukanye kuri channel Kid David Entertainment. Ndagushimiye, tubonana ubutaha.